bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe, murakaza neza nanone kuri iyi gahunda Imana ikomeje kuduha kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Twageze ku cyumweru cya gatatu cya Advent, cyumweru cy'ibyishimo. Mu Kilatini baravuga ngo ni Domenica in Gaudete, icyumweru cy'ibyishimo. Ibyishimo by'Imana bituye mu bantu bayo, ibyishimo by'Imana bituye muri twe. Murabona n'amabara ya liturujia aragenda atutwereka nyine ibyo byishimo Imana yongeye kuduhamagarira. Twahoze tugenda duherekezwa n'ibara rya violet gisine, ariko ubu ngubu ibara rya roza twahinduye. Hariho ibara rya roza niryo rigenda riduherekeza nyine muri liturujia yo muri iki cyumweru. Ubwo rero inaha ngaha sinzi no mu Rwanda nimba bihari, hari n'akamenyero keza ko kugenda bacana buji imwe buri cyumweru cya Advent. Ubu rero twageze kuri buji ya gatatu. Ku cyumweru gitaha tuzacana iya kane, nuko tube dusoje nyine igihe cya Advent, hanyuma twinjire mu gihe cya Noheli. Murabona rero ukuntu n'ibimenyetso bya liturujia bigenda bidufasha kugira ngo ibigaragara inyuma, abantu babona inyuma, bihure n'ibiri mu mutima wayo. Mu cyumweru gishize Imana ubwayo yaduhamagariraga kuba maso kugira ngo tutazatungurwa na Yezu agaruka. Ku cyumweru cya kabiri cya Advent Imana iduhamagarira gutega amatwi ijwi rivugira mu mutima wacu ridusaba guhinduka. Ubu rero kuri iki cyumweru twongeye duhura na Yohani Batista aduhamagarira nyine kwicisha bugufi. Abafarisayi bamwoherereje intumwa kugira ngo bamubaze, intumwa zamusanze mu butayu kugira ngo bamubaze nimba koko yari Mesiya, yari Kristo. Ariko we yarabahakaniye, arababwira ati njyewe ntabwo ndi Kristo. Nimba utari Kristo, ntube n'umuhanuzi, ntube na Izayi, ntube n'abandi bahanuzi bandi babayo, kuki rero ubatiza? We yarababwiye ati njyewe ndababatiza mu mazi, ariko hagati muri mwe hari umwe undusha mukuru, undusha icyubahiro, ukomeye. Nta nubwo nshobora gupfundura imigozi y'inkweto ze. Ubwo rero uko kwicisha bugufi kwa Yohani Batista, nimba tuticishije bugufi ntabwo dushobora kwakira urumuri rwa Kristo, urumuri rugenda ruba rwinshi mu gihe tugana nyine Noheli y'umwana w'Imana. Nimba rero kugira ngo tubashe kwakira urumuri rwa Kristo, birakwiye ko tugomba kuzimya za muri zose ziturimo twebwe twita ngo ni imuri nziza, kuko imuri ziturimo nyinshi ziba ari imuri gusa zituyobya, ariko urumuri rwa Kristo nirwo rutuyobora. Nimba rero twajimije izindi ziturimo tukakira urumuri rwa Kristo, nta kabuza tuzagenda tugana kuri Noheli, kandi iyo Noheli izatubereye ibyishimo ndetse itubere n'iyo guhinduka. Dukomeze twumve yuko ibitagenda, ibyo twita urumuri muri twe kandi atari urumuri nyarwo, tugomba kubizimya, hanyuma tukareka urumuri rwa Kristo rugashininga, rukigaragaza cyane cyane bihereye mu byiza tugenda dukora, nyine tubigirira ko twamenya Imana. Ubwo rero buri wese arebe icyo yise urumuri kitari urumuri rwa Kristo. Ni umwitozo mbasigiye. Ese nabona risa urumuri ki atari urumuri rwa Kristo? Hanyuma nimenya urwo rumuri rutari rwo niziritseho, ndahita nizitura, hanyuma nk'umwanya muri jyewe urumuri rwa Kristo. Mugende rero nk'uko bisanzwe, mushake ivanjiri uyu munsi, hanyuma tuyihurireho, tuyisangire n'abavandimwe mu muryango, kugira ngo nyine dukomeze twubakwe n'ijambo ry'Imana. Turisanga mu ivanjiri ko yanditswe na Mariko ku mutwe wa mbere kuva ku murongo wa 6 kugeza ku wa 8, hanyuma no kuva ku murongo wa 19 kugeza ku wa 28. Dukomeze tugendane
kandi tureke urumuri rwa Kristo rutugaragaze kandi rugaragaze muri twebwe. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza.